muhungu wanjye, nubwo utsize mu nzu yawe nta kundi, sawa, nta kundi nyine nabigenza, nimba uvuze ko ugiye nakora iki? Mami, ufite imyumvire mibi, nta nubwo ushaka gushima umukazana. Kubera icyo udashima umukazana mami? Iki gituma udashima umukazana? Muhungu wanjye, genda, ngaho genda, va mu maso. Ndagiye, nibyo nsohotse mu gipangu cyanjye, ariko se najya he? Ariko hari umushuti wanjye witwa, ariko ni inshuti yanjye magara, yitwa Andrew. Ariko Andrew ko yambwiye ko asigaye ari mu Rwanda kandi ko yavuye Canada mu minsi ishize, kandi nkaba nzi ko ibibazo ndi kunyuramo nawe yabinyuzemo. wamutelefona akambwira cyangwa se akangira inama sha, ariko ubu ntabwo byaba ari byiza kumuhamagara tugahurira muri Kaizen Hotel, cyane ko Kaizen Hotel ari nkunda gusohokeramo, nkunda ko bagira uburyo bwinshi bwo kumva umuziki de. Mfite amafaranga yanjye kandi nanone ngomba kumara stress zanjye ngomba kuzimara. Nibyo, reka mpamagare Andrew, ashobora kungira inama mu buryo ubwo ari bwo bwose, ashobora kumfasha mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, akangira inama. Mama wanje afite ibibazo mu mutwe, ntabwo mbyumva. Reka mpamagare. Ibyo, ariko nimero irera, reka ndebe. Muri weekend. Andrew, ndashaka kuguha akazi sha. Ndashaka kuguha akazi ko kumanaginga, ukaba manager wa banki yanjye. Urabyumva utari Andrew?
turabyigaho turebe. Ayo ni amahirwe cyane rwose. Ayo ni amahirwe rwose. Aka kawayini kararyoshye ariko ntiwasomaho sha. Ujya unywa wayini? Njye nywa ariko kuvanga ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza ariko kunywa wiseke kandi ubona wayini. Aka kawayini reka nsomeho. Somaho sha. Kararyoshye? Kararyoshye kabisa. Iyi wayini, iyi wani glass nayiguze 500,000 by'amadolari. Rego uri umukire. Umuntu ufite banki ifite branches nyinshi muri Afurika. Ariko iriya banki yashaka kwijyana Buraya. Urumva gute ugize manager wanjye ukareba uburyo wacakira amasoko iwacu muri Canada se? Ndashaka kuyishyira muri Amerika hose. Gushyira branches. Of course. Ndashaka gushyira ishami rimwe muri Canada, irindi muri Amerika, irindi nkarishyira mu Bubiligi. Mfite abashoramari babikoramo cyane. Bazampa amakuru mbimenye neza ndakubwira. Hanyuma mbwira ku kibazo ko ndumva bitameze neza kabisa muri make. Mu by'ukuri naguhamagaye kubera ikibazo, ntabwo naguhamagaye kubera ubushuti cyangwa se ibindi byose byaduhuza. Andrew, mfite ikibazo gikomeye cyane. Wakimbwiye utangira hariya ndumva bikomeye cyane biriya mbe, ariko turabona umwanzuro. Turagikemura icyo kibazo. Ikibazo mfite turabona igisubizo. Humura soranzi. Ndakoze. Ikibazo mfite kirakomeye cyane Andrew. Nabyumvise. Ntabwo ari ngombwa ko bisubiremo kandi biriya bibaho cyane. Nanjye byarambayeho ntarashaka, ariko twabonye igisubizo. Ubundi ndabizi ko ufite umugore n'abana 2. Ariko wa gatatu ari mu nda. Ariko sha uwanyuma ari mu nda. Twe i Burayi ntabwo tubyara abana benshi. Turi kuwanyuma kabisa. Iriya system ni nziza cyane. Nanjye ndashaka kubyara abana, ariko bitewe n'ukuntu nkunda Kate ntabwo ndakubwira amakuru ye, ariko numva twabyara abana nka 20. Wowe n'ubundi 100 waribyara kuko za miliyari ufite umutungo, ufite ubushobozi, biroroshye. Andrew, mfite amafaranga cyamura mu Congereza, ariko kugira ngo umahitamo y'abana babo. Ndabyumva. Ubwo ndabikemura. Reka tugende. Urabikemura gute? Fata umwanya. Merci. Ndabizi ko gira akazi kenshi. Ndabizi, nanjye ndabizi. Ushaka umwanya ntaragaruka muri Canada nka muri weekend.
twaza hariya tukaganiriza mama kugira ngo abyumve neza. Fata umwanya bose. CEO ndarakaye cyane. oya Ntabwo byumva, ariko nanone icyo wasaba ntabwo nabura kugikora. Urabizi ko inshuti yanjye magara, uri inshuti yanjye magara Andrew. Urabizi ko ngukunda cyane, umfasha byinshi cyane mu buzima bwanjye. Uri inshuti magara, mu cyongereza babyita rya guteta, babyita you are my friend. You are my best friend. the best friend wawe. Yego. Kuko harya mu gifaransa bavuga bateta Tu es mon meilleur ami. Nuko tuvuga muri Ottawa. Njyewe nduye muri Canada mu mujyi wita Ottawa. Dukoresha igifaransa cyane. Akenshi nabaye muri Espagne, mba muri Angola, nagiye muri United States ariyo Amerika. Akenshi nabaye Cote d'Ivoire. Yego ndabizi ufite awards nyinshi. Nibyo. Akenshi ntago nihanganira kumva umuntu umubyeyi wawe wakubyaye akubwira yuko mu by'ukuri utagomba gukunda umuntu wakunze. Arega Andrew, n'ibisanzwe byarabayeho kera, nubwo hari ababyeyi batarasobanukirwa ko ibyo ngibyo byararangiye. Nibyo. Ahubwo fata umwanya muri weekend tujye kuganiriza mama wawe. Urumva uzabona umwanya ryari? Aho ngaho nshaka kubona aho uri guseka aho kugira ngo uvugane neza. Reka nkubwire, urabizi ko nanjye Ikinyarwanda nakize. Nibyo koko ndi umunyarwanda wuzuye, mfite amaraso y'abanyarwanda, ariko nanone urabizi ko nakuriye hanze. Iyo ndacyari kukiga ariko ndibuva kiri kuza. Mvuga Ikinyarwanda ndi hano mu Rwanda gusa. Ndabizi ko uri mu diaspora, ababyeyi bawe bakubyariye mu mahanga, ariko urabizi ko nabigizemo uruhare kugira ngo nkurangire abarimu bakwigisha Ikinyarwanda, kubera ko wari inshuti yanjye kandi nari ngushyigikiye kugira ngo umenye Ikinyarwanda. Icyo nicyo cya mbere ngushimira, waramfashije, wampaye serivisi nziza mu buzima bwanjye. Nagombaga kugufasha kugira ngo umenye Ikinyarwanda, cyane ko nanjye nari mfite umwarimu witwa Regis wanyigishije Ikinyarwanda nkakimenya neza, nubwo kivuga nabi. Ariko nanone ntacyo wambeshya, kubera uwo muntu wampujije n'uwo mwarimu witwa rero. Urumva bashiki banjye harimo uwitwa, ariko urabazi ariko Jessica na Keza ugira babiri gusa. Ngira bashiki banjye babiri, hari Jessica hari na Keza. Keza se yasubiye mu Bubiligi, aracyari mu rugo? Keza yavuye mu Bubiligi kubera ko arafite business
yagiye i Musanze gushora bizinesi ze zo Musanze gucuruza ndahabona yakoze narahagiye mu gahunda ya Visit Rwanda kureba ingagi. urumva Keza yakoze shopu y'imyenda, aracuruza imyenda, amakositime ndetse inkweto fashion, aracuruza imyenda y'abagore, y'abagabo ndetse n'indi myenda yose igezweho. Turafite abafamiliye batuye United States, ubwo ni muri Amerika, ndabizi ko wize urabyumva. Nzamureba hariya ndebe, hari imyenda nyafurika nshaka kujyana muri Canada, made in Kora hano Rwanda. mu kiganza canje Sigaye mbona made in Rwanda ikomeye cyane ikora imyenda myiza, kuko na first lady na wa mukobwa we wa mbere mbona babyambaye bikababera neza. Nzamusura i Musanze nanjye njyane. Nibyo, cheers Andrew. Urumva uriya mushiki wanjye witwa Keza, ubundi yitwa Akeza, ariko iyo dushaka guhina izina tumwita Keza, ariko ubundi yitwa Akeza, yitwa Akeza Honorine. Akaba afite shopu yo gucuruza imyenda y'abagabo. Wabimbwiye. Acuruza imyenda y'abagabo, acuruza kandi akora na makeup. Arafanya makeup. Urajua twabaye muri Kongo cyane, niyo mpamvu igiswahili kiraza mbere. Ubwo uzamuvugisha kugira ngo arebe uburyo azaza muri weekend kuvaisi. Nibyo mama, kugira ngo yemere Keti. Nibyo azabyemera aho kuzangurira agacupa nzakagura tuzasubira muri Kaizen. Ariko hari wayini natumije $300 by'amadolari ntabwo izakunezeza sha. Urumva amadolari champagne, iyo ni champagne tu. Ni wayini, just wine. Urumva iyo wayini yanyweweho n'umwamikazi w'Ubwongereza. Harya uriya mwamikazi w'Ubwongereza yitwaga nde? Elizabeth. Yayinyweyeho, yayigiraga iwe mu rugo. Iyo wayini rero nyuma yo gupfa
urabizi ko imodoka nayiguze amafaranga yanjye, uzi ko natanze miliyoni 300 kugira ngo mbone imodoka. Izi ni zimwe mu modoka zitwara perezida. Iyo ushaka kongeramo serivisi utanga miliyoni 500. namaze ntangiye kuvugishwa kubera kunywa hari akantu ushaka umushuti wanjye yampaye, ariko nta kibazo. Reka mbanze nkweho sha. Olivier, usanzwe gutwara imodoka yanjye neza, kandi nanone ndashaka kuntwara neza ukangiza mu rugo, ariko sha kutarimo gukora neza muri iyi minsi bite sha, nzagukata ku mafaranga yawe. Nzagukata sha, ndaguhamagara ngo ngereho saa 6 ukangeraho saa 7. nta soni. No. Reka nkubwire rero, umaze kugira amakosa menshi bose. Ni ukuri ndakwinginze mbabarira, ndakwinginze mbabarira. Ntabwo nzongera bose. Okay, sawa, ngaho ngwino wicara nushaka. Sheri, kumbe waje muri Kaizen sheri. Urimo uranywa inzoga nk'izi ngizi zikomeye sheri. Ese waba uzi icyo mama wawe yabwiye? Mama wanjye yakubwiye? Yakubwiye iki kati?